Tuguhaye ikaze nanone, uyu munsi tugarutse kuri iShowSpeed uherutse gusura u Rwanda mu minsi ishize. Uyu iShowSpeed yaje kuba yasura u Rwanda ndetse azenguruka n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika, ariko nje kukubwira uburyo mu Rwanda byamugendekeye ndetse n'ibyabaye bidasanzwe. Uyu iShowSpeed bakomeje kuvuga yuko ibiryo yariye mu Rwanda byari bimwishe bitewe n'ibyo yari yariye n'uburyo yabivanze ndetse n'uburyo yabiriyemo. Bavuze yuko yariye isombe itarimo ikinono, arya keke, anywa amata y'ishyushyu ndetse n'ibindi byinshi batagiye bavuga. Bavuga yuko ibi bintu yari yabivanze akabirira igihe kimwe igihe yari ageze mu Rwanda bari kumwakira. Bivuze yuko rero ko ibiryo byamuguye nabi, ko byari bimwishe, ko yaje kugira ikibazo mu nda. Iyi rero ni update nari nkugejejeho y'uburyo byagenze cyangwa se ikindi kintu kidasanzwe cyabaye kuri iShowSpeed mu gusura u Rwanda.